Uyu munsi tugiye kubagezaho amakosa akunze gukorwa mu mirire n'uko wayakosora. Dusoma ibitabo bivuga ku mirire, tugura imbuto zikungahaye kuri vitamine n'izindi ntungamubiri, ndetse tuzi no gusoma ibiri ku icupa cyangwa ipaki y'ibyo kurya bipfunyitsemo, tukamenya ibibigize. Muri make dusobanukiwe neza ibijyanye n'imirire. Hari amakosa mu mirire tujya dukora rimwe na rimwe kubera kudasobanukirwa neza, ubundi bigaterwa no kutabanza kwiyumvisha neza uko ibintu bisobanuye. Hano twaguteguriye amakosa mu mirire agera muri 7 akorwa kenshi. Tunagushyiriraho uburyo watangira kuyakosora kugira ngo noneho imirire yawe ibe inogeye. Kumva ko wahisemo neza kurenza ndetse uko bivugwa. Akenshi ku macupa y'imitobe iva mu nganda, imigati na za biswi, icyo twihutira kureba ni ibibigize. Ariko se nk'urugero, niba ku mugati handitseho ngo ukoze mu ngano 100%, bihita biwugira mwiza? Oya da! Kugira ngo ube mwiza kurutaho, ni uko uzaba wanditseho nanone ko ari ingano zuzuye, utabanje gukurwaho agahu k'inyuma ngo zigirwe umweru. Ni kimwe no kumva ko icupa niba ryanditseho ngo mango juice, uzumva ko uwo mutobe ufite agaciro nko kwisoromera umwembe ukawurya. Naho ni ukwibeshya, kuko uriya mutobe uba wongewemo ibindi nk'amasukari awufasha kuryoha, n'ibindi byinshi bituma ushobora kumara igihe kirekire, cyangwa se bigatuma ushobora kuba umwimerere kurutaho. Umwanzuro: mu gihe cyose bigushobokeye, rya amafunguro atanyuze mu nganda. Niyo warya bike biruta kurya byinshi byanyuze mu nganda. Kandi ibyo witekeye cyangwa witunganyiriza nta bindi byongerwamo byinshi. Gusa niba bibaye ngombwa ko ukoresha ibyo mu nganda, gerageza gusoma witonze, ugure wasobanukiwe neza. Kwibeshya ku isukari: kenshi usanga twumva ko isukari ari mbi, tugahita dufata umwanzuro ikintu cyose kirimo isukari ko ari kibi. Nyamara hari ibyo ugomba gusobanukirwa. Iyo bavuze ko ikintu ari ikinyasukari, banza umenye ngo ni ubuhe bwoko bw'isukari burimo. Urugero, amasukari y'uruvange aboneka mu binyampeke ni meza kuko atera igihagisha, bityo akaba yakurinda kugira umubyibuho udasanzwe. Nanone amasukari yo mu mbuto, nubwo hari atari meza kuri bamwe, nyamara atuma ukomera mu mubiri ndetse akanawufasha byinshi. Gusa amasukari yo mu nganda yo burya wayagabanya. Urumva ko kutarya ibinyasukari utabanje kumenya ibyo ari byo, ushobora kuba wikururira ibibazo binyuranye, birimo gucika intege mu mubiri. Umwanzuro: abahanga bavuga ko mu kurya nta na kimwe ugomba kureka, ahubwo ugomba kumenya ingano yacyo bitewe n'intego ufite. Niba wifuza kongera ibiro, kubigabanya se, ukamenya ibyo wongera n'ibyo ugabanya. Gusa amasukari yo mu mbuto no mu binyampeke no mu binyamafufu ntabwo ari bibi, uretse abarwaye diyabete bagira ibyo bareka, nk'uko babibwirwa bitewe nanone n'ubwoko barwaye. Icya gatatu: kurya byinshi. Niyo waba uri kurya amafunguro adafite intungamubiri nyinshi, kutamenya ingano y'ibyo umubiri wawe ukeneye ni ikosa. Bamwe ntibarira guhaga, barira gutumba, rimwe na rimwe ugasanga no kugenda byabaye ikibazo. Nyamara kandi ntawe uyobewe ingaruka zo kurya ugakabya. Harimo ubwangati, kugugara mu gifu no kubura amahoro mu nda, bamwe bagahitwa. Umwanzuro: menya neza igifu cyawe kibasha kwakira ibingana iki. Nubwo kurya byinshi bigufasha kongera ibiro iyo wifuza kubyibuha, nyamara aho kurya ibirenze, wakongera inshuro urya zikaba arizo nyinshi kuruta.
Ingingo ya 4: kutarya cyangwa kurya duke. Nubwo ushobora kumva ko ibi bivuguruza ingingo ya 3, nyamara kurya ugakabya no kurya duke cyane byose ni bibi, nubwo hari igihe kwiyiriza biba ngombwa mu buvuzi bumwe na bumwe. Ariko mu gihe nta yindi mpamvu, kutarya ni ikosa. Iyo utarya mu masaha ahoraho, bituma igipimo cy'isukari mu maraso kimwe n'igipimo cya insulin bitaringanira, bikagira ingaruka ku mikorere mibi y'umubiri. Ingaruka zikaba kugira ibiro byinshi, ibiro bikeya, bikaba bike cyane cyangwa byinshi bitewe n'igihe urira n'ibyo urya. Umwanzuro: byibuze buri masaha ane gira ikintu ushyira mu gifu kandi gihagije. Rwose ntugasimbuke ifunguro cyangwa ngo wiyirize mu gihe utabibuze cyangwa udafite indi mpamvu. N'ibyo twari twabateguriye, tuzagenda tubagezaho n'uko mwagerageza gutunganya imbuto zanyu, ko mwafata deseri n'ibindi, kugira ngo mubashe kuringaniza umubiri wanyu, mugendere ku gihe, ubuzima buzira umuze, nta ndwara. Mwari kumwe nanjye Tony Cisse, ninjye ubagejejeho iki kiganiro. Ntimwibagirwe gukora subscribe, share, like na comment. Yari kuri televiziyo yanyu Cyuma TV Show.